murabibona rero turi ku rukiko mwihangane mukurikirane uyu mwandiko w'uwo rizagwira Foroye twibaze tuti ese abahanzi bo bigenda bite niba abanyonzi batabarana abamotari batabarana n'abacuruza udutaro b'abadamu batabarana abahanzi bo bigenda bite ntabwo turimo turabona rero abahanzi hano ku rukiko bishwe n'umudamu wiwe umudamu we niwe wamureze aho yamuregaga ibyaha twumvise umuvugizi wari batangaza ibyaha bigeze kuri 7 ariko yipfutse agapfukamunwa umupira wa Jampa yambaye ikoboyi n'inkweto zazindi zitabonana hanyuma ikindi yambaye umupira w'umweru imbere ageze hafi y'idarapo ry'urukiko mwamubonye uwo rizagwira Foroye n'umuhanzi abanyamakuru batandukanye barahari kandi mu by'ukuri imbere nyuma rero mwamwitegereje uwo rizagwira Foroye umuhanzi mwese mwakunze cyane abahanzi barihe ntabwo abahanzi tubabona kandi tugeze ahantu tumubwiye tutikomera kandi umuntu wese aha hose abagore barahagera abagabo bakagera nta muntu numwe kuragapfukamunwa mari tukurebe so yipfutse yabaye nk'abandi ariko kandi tubabwire ngo tumwifurize amahirwe masa tumwifurize iterambere tumwifurize kuburana agatsinda ariko kandi ntabwo twashyigikira aba yarakoze ibyaha byo ntabwo twabishyigikira umuntu wamutwerera amande ariko ni wamutwerera gukora ibyaha nayo gukorero urukiko rwibanze Slim Jesus. So uyu munsi rero tugaruke kuri uyu munsi rero twaje mu rubanza n'ubundi rwa Yamano akurikiranyweho ibyaha bitandukanye harimo icyo gukubita umugore wiwe mwagiye mwumva ko ukuntu byagenze ngo yagiye ngo akubita umugore wiwe mu ncuro zitandukanye mwabonye ko umugore mwabonye ishusho bigaragara ko yari afite inkovu ku zuru banci bakavuga ati ngo Yamano yafashe umugore ngo amuruma ku zuru nibyo bavugaga ariko turaza kubyumva mu rukiko twumve ese byagenze bitari n'amakuru yagiye hanze bavuga ngo Yamano ngo yagonze ngo umugore wiwe ngo ashaka kumwica ngo amugongana n'umumotari ibyo nabyo turaza kumva mu rukiko twumve se nibyo koko Yamano yagonze umugore we turaza kuba twabyumva turaza kumva ibintu byinshi muri dosiye Yamano harimo ibintu byinshi bitandukanye ngo nababwiye cyo kugonga umugore we nababwiye cyo kuba yaramukubitaga nababwiye n'ibindi byinshi byagiye bigaruka muri iyi dosiye yiwe abangaba kuri aba bantu babanaga ari babiri Yamano ndetse n'umugore we byose turaza kuba twabikurikirana twumve mu rukiko uko biri buze kuba byavugwa uko biri buze kuba byabimeze reka rero tubanze turebera hamwe biriya byaha uko ari 7 Yamano yabikoze ate Yamano uburyo yagiye uburyo biriya byaha byagiye bikorwa umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yavuze ko nyuma y'uko bakiriye ikirego ku wa 11 Gicurasi ubwo Okay, ubwo kuri 11 z'ukwezi kwa gatanu nibwo RIB yaje kwa yakakira ikirego ipereza rikaba ryarahise ritangira kuva ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu kwikubitiro ngo ryagaragaje ko mu bihe bitandukanye Yamano yagiye akubita uwo yitaga umugore wiwe nuko ngo mu bihe bitandukanye Yamano yagiye akubita vava inshuro nyinshi zigiye zitandukanye ndetse ariko nubwo yamukubitaga babanaga batarasezeranye ariko akamwita umugore we ndetse ngo yagendaga amukubita mu bihe bitandukanye ndetse ngo kandi uretse n'ibyo ngo yagezaho ngo akanamena na telefone ze yaramukubitaga akamena telefone ze yaratunze ndetse yamara gukora ibyo byose agahita amufungirana mu nzu ngo kugira ngo atagira aho ajya kumurega Yamano ngo yakubitaga umugore akahita amufungirana kugira ngo atajya kumurega agaragaza ko yamukubise n'ipereza ryagaragaje kandi ko Yamano yakubise we yitaga umugore we akamuruma izuru ndetse akagerekaho amagambo mabi cyane agaragaza ivangura ibi byose rero akaba ngo yarabikoraga amaze kunywa ibiyobyabwenge mwumvishe ukuntu byagendaga nuko ngo yarabanzaga Yamano mwumvishe ko ubwo yarabanzaga akanywa ibiyobyabwenge yamara kunywa ibiyobyabwenge yarangiza agafata umugore we akamukubita harimo no kumuruma yarangiza akahita amufungirana mu nzu kugira ngo atajya kumurega kwa yajya kumurega kuri RIB noneho ipereza ryagaragaje ko iyo Yamano yabaga amaze kunywa ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi mu bihe bitandukanye yakubitaga umugore we akanamubwira ko azamwica ndetse aza no kubigerageza ubwo yamugongeshaga imodoka ari kuri moto yikubita hasi arakomereka cyane nyuma yo kugonga umugore we abonye ko agiye kumurega yahise atoroka akomeza gushakishwa ariko amaze kubona ko nta maherezo azafatwa yahisemo kwitaba ibyaha Yamano akurikiranywe igifite igihano gito no gufungwa kuva ku mezi 6 mu gihe igifite igihe kinini ari imyaka 7
uyu Yamano Ribu yari yaramugiriye inama nyuma yuko mu bihe byashize hashyizwe hanze amashusho ya Yamano ni umukobwa yitaga umugore we bari gutera akabariro ababikoze bakabihanirwa ndetse Ribu yaje kuba yamugira inama uyu muhanzi ngo yaje kugaragara mu yandi ndetse aza no guterana amagambo n'umugore we bashinjanya ibintu binyuranye. Rero ibi byatumye bahamagazwa na Ribu bagirwa inama. Ibi ngibi rero mwabyumvishe, tubanze tuganire kuri uku kuntu ibi byaha byagiye bikorwa. Mwumvishe ko ibi byaha uko ari birindwi byose Yamano mwumvishe uburyo yagiye abikoramo mu buryo butandukanye. Mwumvishe ibyaha akurikiranyweho harimo icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge yarabanzaga akabanza akikubitira ikiyobyabwenge cy'urumogi, yamara kugikubita akahita abona kujya kuba yakubita umugore wiwe. Mu gihe twumvishe ko ibyaha birindwi akurikiranyweho harimo icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, harimo ubwo ibyo yamukubitaga amaje kuba yankura urumogi, n'ubundi hakazamo gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha, kubwicanyi. Mwumvishe rero ibyo nibyo byaha Yamano akurikiranywe uko biza kuba byaba birindwi byose. So rero ubwo rero mbibwire ko uyu munsi nibwo tugiye kuba twabimenya neza, tubisobanukirwe neza. Hano turi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Ndizera ko muri buze kuba mwaza kuba mwakomeza kudukurikirana kugira ngo dukomeze natwe tubaputetinge gatanu kuri gatanu, akantu ku kandi. Mu kanya gatoya muraza kuba mwabona imodoka izanye Yamano. Imodoka izanye Yamano ku rukiko igiye kuba yaza mu kanya gato cyane, hari buze kuba ari kumwe n'abandi n'izindi mfungwa zigiye zitandukanye. Uyu Yamano mu kanya gato cyane muraza kuba mwabona iyi modoka ya Ribu, imodoka ya Ribu izanye Yamano murayibona rwose mu kanya gato cyane. Reka mbifurize kugubwa neza, aba ari update gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero tuje kuba twakurikirana urubanza rwa Yamano, turebe se biraza kuba byagenda bite. Uyu Yamano ukurikiranyweho ibyaha bigera kuri birindwi byose, ibyaha bigera kuri birindwi nibyo akurikiranyweho, aho abantu benshi bari kwibaza batese biraza kuba byagenda bite. Se bino byaha uko ari birindwi Yamano araza kuba yabicika? Reka tubanze turebera hamwe ibi byaha Yamano akurikiranyweho nk'uko byatangajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha Ribu. Umunsi rwatangazaga ko yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha bigera kuri birindwi. Ni ibyaha byavuye mu iperereza ry'ibanze nk'uko Ribu yabitangarije igihe, birimo icyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, icyo ni icyaha cya mbere. Hakazamo gukoresha ibikangisho, icyo ni icyaha cya kabiri. Hakazamo icyo kwangiza ikintu cy'undi, icyo ni icyaha cya gatatu. Hakazamo icyo kunywa ibiyobyabwenge, icyo ni icyaha cya kane. Hakazamo icy'ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, icyo ni icyaha cya gatanu. Hakazamo icyo gukoresha imvugo z'ivangura, icyo ni icyaha cya gatandatu. Hakazamo n'icy'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Ibyo ni ibyaha birindwi Yamano akurikiranyweho ari buze kuba yaba ari kuburanaho kuri uyu munsi mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Niyo mpamvu twazindukiye kugira ngo turebe ese biraza kuba byagenda bite, ese Yamano araza kwiregura mu buhe buryo. Uyu Yamano rero reka turebe ubundi mbere, murabizi ko mbere ko ibi byose biza habanje gusakara amashusho y'urukozasoni ari mu buriri, aho yari arimo araryamana n'uwo yitaga umugore we uwo babanaga, akaba ari Vava. Uyu mukobwa bita Vava babanaga nyine nk'umugabo n'umugore. Haje kuba hajya hanze amashusho bari mu hishimisha mubiri, bari mu gitanda, barimo bararyamana, amashusho ajya hanze. Abantu baravuga bati ese byagenze bite, ese Yamano ibi ngibi kugira ngo amashusho ajye hanze byaturutse kuki? Rero inyuma yaho haza kuba habaho gukurikiranwa kw'abantu bagiye basakaza amashusho ya Yamano. Kugeza kuri ubu ngubu abageze kuri batanu baje kuba batabwa muri yombi, harimo uwitwa Jihadi, harimo Kejon, harimo François Xavier, harimo Papi Nesta, harimo na Pazomani, sinzi niba namuvuze. Ubwo bagera kuri batanu. Nyuma y'izo nkundura zose hagiye haza ibibazo byinshi. Murabizi ko uwo bita Jihadi ari mu rukiko yaje kwiregura ati njyewe naragambaniwe, akavuga ati nagambaniwe n'uwitwa Eric Semungu, bitewe nuko ngo mu batangabuhamya banjye harimo Eric Semungu n'umukobwa bita Zinda. Avuga ati uyu bita Eric Semungu ngo uyu nguyu njyewe twapfuye yuko ari muri Amerika, yasakaje amashusho y'abandi, agafata umwana amashusho y'abandi y'urukozasoni n'ibiki, hakaza kuba hazamo case bakavuga ati aroherezwa mu Rwanda cyangwa muri South Africa.
Africa, ngenza kuri kamera ndavuga ati kubera icyo ashaka koherezwa muri South Africa kuki ataza ngo yoherezwe mu gihugu cye. Icyo gihe ngo rero guhera icyo gihe Semuhungu tugirana ikibazo aranyanga kugeza iki gihe. Niyo mpamvu rero ntekereza ko yangambaniye, niyo mpamvu ubutangabuhamya bwe butari kwemerwa. Agaruka kuri Zinda avuga ati uwo bita Zinda nawe ni umuntu nawe nanone ngo wigeze gutabwa muri yombi akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge, ajyanwa muri rehab, nza mbikomozaho nawe guhera ubwo ngubwo duhinduka abanzi kuva icyo gihe. Rero ubwo ngubwo rero ahita avuga ko abatangabuhamya bembi bamugambaniye. Si uko rero byaje kuba byarangira n'uwitwa Eric Semuhungu hadaciye kabiri nawe yaje gutabwa muri yombi. Yatawe muri yombi nawe akurikiranyweho kuba yasambanya, yakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ku bahungu bagenzi be cyangwa se ku bahungu bagenzi be, aho mu kirego cye harimo abagabo babiri, umwe w'imyaka 22 n'undi w'imyaka 20 ndakeka. Ubwo nibo bavugaga ko uyu nguyu Eric Semuhungu bose yabasambanyije, bavuga ko harimo yasambanyije inshuro zigera kuri 15, ndetse harimo n'undi wundi yajyaga abwira, hajemo na mama we muri dosiye, hajemo na mama w'umubyara ko ari we rwose waje kuba yatanga ubuhamya ku mwana we. So rero ubwo urumva rero abo bombi bose baje kuba batabwa muri yombi. Impamvu ngarutse kuri aba ni iyi, uyu nguyu rero yego, impamvu ngarutse kuri aba ngaba nuko dukupa tugenda nta kibazo. Impamvu nangiriye kuri aba ngaba ni iyi, impamvu nangiriye kuri aba ngaba nuko n'ubundi muri kesi ya Yamano hagarukamo ubwo inshuti ye magara Semuhungu n'umuntu aba igiye muba hafi igihe shusho ryiwe ryaje kuba ryasakaza.